turabasuhuje cyane mu karere ka Kamonyi umurenge wa Musambira ikigo nderabuzima cya Musambira kibasiwe n'inkongi y'umuriro kirashya kirakongoka. Inyubako z'ikigo nderabuzima cya Musambira giherereye mu mudugudu wa Mbari akagari ka Karengera ho mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi cyafashwe n'inkongi y'umuriro yangiza inyubako zacyo n'ibikoresho bitandukanye. Ibi byabaye mu masaha ya saa 2 y'iki gitondo cyo kuwa 12 Werurwe 2025 aho byinshi mu bice bigize iki kigo nderabuzima byakongotse. Ibi byakongotse harimo isuzumiro aho abarwayi barwarira ahazwi nko mu bitaro, ibiro by'umukozi ushinzwe amakuru data manager ndetse n'ahandi. Bamwe mu batuye hafi y'iki kigo nderabuzima bavuze ko babonye umwotsi mwinshi ucumba, bumva bari mu kigo imbere. Abo bari mu kigo harimo n'abari bagiye kwivuza bavuza induru ko ikigo nderabuzima gihiye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musambira Nyirandayisaba Christine yabwiye ikinyamakuru Igihe ko iyi nkongi yangije cyane iki kigo nderabuzima, gusa kubw'amahirwe nta muntu n'umwe wigeze ahaburira ubuzima cyangwa ngo akomereke. Yagize ati hatangiye hashya isuzumiro bikomeza ahakorera umukozi ushinzwe amakuru mu kigo nderabuzima, ndetse bikomereza aho abarwayi baba baryamye ariho bita ibitaro. Urebye ahangiritse cyane. Yakomeje avuga ko nta muntu wakomerekeyemo kuko abarwayi barimo bose bahise babasohora. Executive Nyirandayisaba yavuze ko inyubako yose isanzwe iri mu bwishingizi, bityo ko ibyangiritse byose abizishyurwa n'ubwishingizi. Reka dukomereze mu karere ka Rwamagana aho umugore witwa Mutesi Diane asaba ubutabera nyuma yo gukubitwa n'abantu batatu barimo uwamukuye aho akomoka amuzanye kumukorera mu kabari mu kagari ka Nkomangwa mu murenge wa Reka dukomereze mu karere ka Rwamagana aho umugore asaba ubutabera nyuma yo gukubitwa mu gitsina azira ko yanje gucuruza imyanya ye y'ibanga cyangwa se yanze gucuruza igitsina. Uyu mugore yitwa Mutesi Diane akaba asaba ubutabera nyuma yo gukubitwa n'abantu batatu barimo uwamukuye aho akomoka amuzanye kumukorera mu kabari kari mu kagari ka Nkomangwa mu murenge wa Munyiginya akarere ka Rwamagana. Uwo mugore yagaragaye ko yakubiswe azira kwanga gucuruzwa ku mugabo ku mugoroba wa tariki ya 10 z'ukwezi kwa 3 2025. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya akaba yabwiye ikinyamakuru bwiza.com ko akabari kamaze gufungwa. Nkuko bigaragara mu mashusho yashyizwe ku rubuga rwa f1.rwa.tv, uwo mugore yakubiswe mu masaha y'umugoroba ndetse yagaragaye yicaye hasi asesa imigeri atabaza ndetse ashungerewe n'abantu benshi. Uwo mugore avuga ko ari umubyeyi ufite abana. Mu magambo ye yavuze ko mu kagari ka Nkomangwa yarahamaze iminsi 3, akavuga ko yakubiswe yanze ko uwamuzanye amucuruza kugira ngo asambane n'abakiriya b'uwo nyirakabari. Uyu akaba yagize ati bamvuganire nkuko nanjye ndi umunyarwanda, ntabwo nakubiswe nk'umunyamahanga, narahohotewe kuko niwe wanzanye ankuye aho mvuka, nibamvuze kuko narababaye napfuye ku buryo bugaragara. Yakomeje agira ati ntabwo nicuruza nkora akazi kugira ngo kantunge njyewe n'abana banjye. Nyuma yuko uyu mugabo yanze ko nicuruza cyangwa se mpa igitsina abakiriya be, niko guhita afata umwanzuro wo kunkubita akankubitana n'abandi bantu batatu. Umwe mu babonye uwo mugore akubitwa avuga ko yakubiswe mu ngingo zose harimo no kuba yarakubiswe mu myanya myibarukiro. Yagize ati nahahuriye n'undi mudamu tugeze mu rugo baratwirukana, bamukubise rakirete, bamukubise imyuko, bamuteraga imigeri mu maguru, bamuciriyeho n'imyenda, mu gitsina bateragamo rakirete n'imigeri. Aganira na bwiza.com, Mukantambara Brigitte umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya yavuze ko uwo mugore yakubiswe yavujwe agahabwa itike agahita ataha. Yagize ati twamakuru tuyamenye ubu, ariko ibyo tumenye nuko abapfuye ubusinzi, ariko ubu uwo mugore ntawe uhari kuko bamuhaye itike aragenda arataha kuko ariyo yashakaga. Inama nuko yajya gutanga ikirego kuri RIB uwo barwanye agakurikiranwa. Executive Mukantambara yabwiye ikinyamakuru bwiza.com ko akabari ka Nyirabuja